iherezo ry'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya ari kutugeraho kuri uyu munsi ni uko intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyamiranyije umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni ingabo z'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Izo ni intambara iri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kutugeraho kuri uyu munsi ni uko iyi ntambara ishobora kuba igiye guhagarikwa ndetse hakaba hagiye kubaho kugabana k'ubutegetsi hagati y'abagize M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare ba M23 bishoboka ko bagiye kuba bakivanga ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo bakore igisirikare kimwe igihugu maze kibashe kugira umutekano. Nkubutse nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu n'ugenda udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bitandukanye. Ni YouTube channel igenda kugezaho amakuru atandukanye ku bintu bigiye bigenda bitandukanye. Ngira ngo minsi yashize nibwo twabonye itangazo rivuga yuko impande zombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23, aho bari batangaje ko bagiye gushyira hamwe bakaba bagiye gutanga igihe cy'amahoro cyangwa se igihe cy'agahenge kugira ngo barizwe ibiganiro by'amahoro birimo birabera muri Qatar. Ibi ngibi rero ni intambwe ishimishije ikomeje kugenda yishimirwa n'abaturage ndetse n'ibihugu by'ibituranyi, yaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere u Rwanda rurimo ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko no ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi ngibi bakomeje kugenda babyishimira bavuga ko wenda bashobora kuba bagiye kubona agahenge ibintu bigakomeza. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa yuko intambara yagiye kurangira, cyane ko ibiganiro by'amahoro barimo bagenda banuganurwa ko biri mu mwuka mwiza cyangwa se bifite umwuka mwiza, cyane ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari kugenda asubiza ubwenge ku murongo cyangwa se asubiza amaso inyuma akareba yuko ibi ngibi bitakomeza kugenda kuri akomeza kwinangira umutima, aho agenda nyuma y'uko Joseph Kabila ageze muri M23 byatumye Felix Tshisekedi nawe yongera gutekereza kabiri, abona ko M23 ikomeza kugenda igira amaboko ahambaye, bityo bituma yemera kuganira nayo. Gusa ibi ngibi ntago biraba official neza ko intambara ishobora kuba igiye guhagarara, gusa amakuru tugenda tumenya ni uko ibiganiro biri kubera muri Qatar biri mu murongo mwiza wo kuba byatanga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bigenda bishingirwaho cyane ko ririya tangazo ryatangajwe n'impande zombi ry'agahenge cyangwa se iby'amahoro n'ituze, ko ririya tangazo kiriya cyemezo gikomeje kugenda kibungabungwa mu mahoro, aho nta mirwano iherutse kumvikana hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bigenda bishimisha abaturage by'umwihariko abatuye muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagenda bavuga ko amahoro ari kugenda agera ku nzira yo kuba yaboneka, cyane ko hamaze iminsi nta kurasana kumva, nta mbunda zumvikana ndetse nta rusaku rw'amasasu. Gusa uduce M23 ikontorora iracyadukontorora ndetse n'ubuyobozi bwayo baracyariho. Gusa harakibazwa ese aya masezerano naramuka ashyizwe mu bikorwa, ese M23 izaba izemera gushyira intwaro hasi, cyangwa se bamwe mu bayigize bazemererwa kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi ngibi ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho cyane cyane, aho abahanga bavuga ko hazabaho kugabana ubutegetsi hagati ya AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko Joseph Kabila nawe yinjiriye muri M23 ashaka kongera kugerageza kwisubiza ubutegetsi. Gusa nabwo barakibaza ese hagati ya Nanga ndetse na Kabila ninde uzabafa umuyobozi cyangwa se ninde uzafata ku ruhande. Bagenda bibaza ese ko M23 imaze kugira abayobozi benshi, turabona Colonel Nanga, tukabona Sultani Makenga, tukabona na ba Wiringoma ndetse n'abandi, na benshi bavuga ko na Kabila yiyunze kuri M23. Yose ninde uzafata ubutegetsi kuri uruhande rwa M23, cyangwa se ubutegetsi buzagabanwa gute, cyangwa se imishyikirano izashyirwa mu bikorwa gute? Iyo ni indi ngingo ikomeje kugenda iganirwa cyangwa se yibazwaho cyane cyane kuri iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Ibi ngibi rero nibyo dukomeje guhanga amaso mu biganiro biri kubera muri Qatar, aho tugenda turebera hamwe ese tuzareba ni iki kizavamo, ese amahoro azubahirizwa koko cyangwa se intambara izongera isubukure. Gusa igihari ni uko impande zombi muri ubu ngubu zatanze agahenge, zikaba ziri mu gihe cy'amahoro, aho bagenda bavuga yuko buri ruhande rugomba kugenda rushyira imbaraga mu kugira amahoro cyangwa se mu kugarura ituze, aho abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bavuga ko bakeneye amahoro, by'umwihariko bakeneye kubaho neza ndetse no gukomeza ibikorwa byabo, ubucuruzi bugakomeza, amashuri agafungura ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi rero reka dukomeze tubihange amaso, bino biganiro biri kubera muri Qatar, aho bikomeje kugenda bigira umusaruro. Twavuga ko ibintu biri kugenda bisa nk'ibisubira ku buryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kudukurikirana andi makuru agiye mashyashya agenda abagezweho, tugenda tubagezaho gatanu ku kandi. Mwifuriza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere wagezeho, kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro by'ubutaha. Gusa hari andi makuru turimo turatohoza y'ukuntu cyangwa se y'aho ibi biganiro byerekeza ndetse n'icyo bigamije, ndetse n'ukuntu ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kubugabana hagati ya M23 ndetse n'umutwe wa
ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibi ngibi nabyo turimo turagenda tuyegeranya amakuru akantu ku kandi, nibyo tuza kubakorera mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndagira nkwifurize kugira ibihe byiza rero, wowe warageze kuri YouTube channel yacu, ukomeza kuri subscribe, udatera comment ndetse na likes kugira ngo tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha. Ibihe byiza, Imana ibarinde.